ese ugira ikibazo cyo kubura imyenda yo kwambara cyangwa inkweto? reka nawe Twabikemuye. Gana Ben Store Kigali Downtown turi bugufashe ku giciro gikeya cyane. reka nawe Waba ushaka kurangura, waba ushaka kwambara, turagufasha. Ben Store dukorera Downtown nk'uko ubibona aho ngaho kuri ekara yawe. Tugane tugufashe tukwambike kuri iyi wacu. Kurera bana banje ese sha aho nababwiriye dore uyu nguyu ni ubasha kunyumvira akamenya icyo nkeneye ndetse n'uyu nguyu ariko mwebwe ni ukuri kw'Imana ngewe ibintu mukora ngese ntabwo nzashobora kubana namwe sha ureba ariko sha urabona iyo minwa yawe uburyo uba wayisize sha yo wayimo koko nzagire ne koko mwangegeramo dore ngo kirareba mu matelefone gakise zagukigura sha kuko bazabigira icyo wangegeramo urabona musaza wawe uburyo bameze sha mujye mukomeza murindagire gakige zabakigura ndabivuze sha ndabaruta narababyaye mwangegeramo umva rero wa musaza uri kuvuga gutyo umbwira gutyo ngo naragusuza ubu ngubu ntari hano ninde waguhaye abahungu bawe warabafashe bahereza amafaranga njyewe mangaye ku buryo uvuga gutyo niko wangegera yo wayimo umahira kangahe ntabwo muba mwaturumbutse mwangegera ntabwo ari aba bana tuba turi kumwe umahira kangahe wangegera abona uko kiba kimeze ngegera harya mukobwa ngo uraduhahira muri uru rugo wowe urahaha uhaha iki uhaha iki ngewe n'umuviyare igihe tujya twipevera tukagenda tugacemba nk'ihene cyangwa agakoko tukaza tukabashyira nako mukeseka mukarya mukahaga mugashyiramo iyo minuze nyine ariko ndibutse nawe rero urarya uri menge turashize none staff ejo nasyaze Wambwa. wagacembe niwanzimize hari ikintu wakubajije ushaka ko rero tuzajya gutemba agahene cyangwa agakoko ahantu nakabiye n'ibindi tugahita tubizgozanyura ariko biriya system byacu n'ibi bisaza byacu mbona byigize ukundi kuntu tugomba kubikatira okay why are you running ariko sha sinumva umwana mwiza naho zirangegera sha nuko sha gukora hasha gukora mu biganza by'abasaza nura mushiki wawe ujye umutoza agira imico nk'iya yego sha kora hasi yakubaho oya kora hasi umva rero rata papa nawe musaza wanjye ibyo bintu mugiye kujya mwiba niyo muzajya mubizana nzajya mbibatekera nta kibazo tugiye kujya tubyiba se ubu ngubu ko dusanze tubyikiye ese burya na bya bindi byose twajyaga turya mwajyaga mubyiba nta kibazo nako utagufite arakwifuza sha kora ahangaha uzajya ubiteka neza uwe musaza wawe akomere abone n'imbaraga zo gukona ibi musaza wawe njyewe maze tujya no mu rusengero dusenge haleluya abantu biza gutyo burya ari gutyo muba mumeze ntasoni urifata ukabwira umusaza ngo ajye kwiba ubuse baguciye umugongo sha abantu b'injiji sinahise kwinjiriza icyo muri iki gihugu ntasoni dore nawe urabashyigikiye da ushyigikiye umusaza niko muze ushaka gupfa ubu ngewe ndumve kabisa ntasoni ariko muzehe buriya ugeze ugera mu ishuri utwagera mu mwize saa kumi n'imwe ujya kubwira ngo azajya wiba yemere aha ariko nyine kuko mwamwe hajya ngo mwavukiye ngo mu mujyi ngo mwakuye mu mujyi ngo mwarinze ngo mwaramiye wagakora uretse kwiga nta kintu ibyo ngibyo bivuze cyagiye nizere twirire wenda se n'ubundi nawe bahise urabona umusaza wacu ageze mu zabukuru aba agomba kugira gute gusaza nyine afite imisokoro ikiri myinshi mama atagusha muri ko sha utagufite akira sha mucome tumusa sha akira rwose ariko rero shahu rero n'amasaha ndi kubona abaye ikibazo ese uyu munsi turare iki sha
ubu hari ahantu waba uzi agahene kigura ngo kwa Ezira kwa Ezira yewe no kwaza bishiye hari igikoko n'ubwo Imana hari igikoko kiragatsinda twakireba twagihanye na ubwo rero uragenda ryari ugiye kukireba nyine nyine ndagenda nose hari umutege kugira mwana wa I want problems always. ibaze banje umugongo ukabyara oya nukuri ngenda cyane ndakuze ngo uracyari muto sha mujye mumpindurira nini mujyana ni kwa muhanga se nawe agiye kujya ni nabye ariko mana yanjye ngaho nyumvira njyewe ase muracyakomeje ya migambi yanyu koko nyumvira nyine nyumvira n'ukuri pe ndebe iki ase ubundi wowe turabiyamye mwana ndagenda muzatumbuka mugenda musubire mu mujyi ndagenda mureka twibereho neza umunsi oya gukomeza muri ndagira sha umunsi muzima bafata ubwo nyine nta muntu wadufata reka mbanze ndabahana akazuba kageze mbona uko nkuhereza mbona uko tujya kugahita mbese wowe ntabyo uzi hano kuri bose akazuba ko ni munangi gusa karacyari hose barayijyana sha barayijyana rwose umunsi ntabwo mburara ndayijyana uko byamera kuri kwimana se ko wagira ngo n'imifuka isigaye yaranamye rwose ariko inkoko ndayirya rwose uko byamera kose iyo usanze ikirere kimeze gitase mwiza karitsiye hanze ntizembera none se mwana wa ndi kumva n'iki ukagitangiye kwigorora mu ibyo wambaye kwa se bishihe hari inkoko imeze neza narayitegereje nubwo nayishyira mu gihe ese sha urambwiye ngo ibinyashi ni ibikidi muzehe wanjye ibinyashi ibisurisho ibintu nyine bivamo bimwe bivamo mu byinshi Nzagana mana ufite ubwoba yashaka iki ubwoba turajya nanjye nze nari kumva uko mangara niba wari wenda bitesha none murashaka ndema urashaka umusisiteri witwa Nina rero nawe kandi mbizi neza ko ari wese kumakanya nje ndakubwiye ntatugira wapinye ndabizi twabivuganye nuko amana kandi natugira simbizi ushaka wapinye ndabizi arahari ma aho se kukinze nawe mbona hano kubwira aho ariko tonda arahari ma yewe kiri no kujya yewe kijana nanjye njyeho cyane ariko mbanze njye wambaye nk'abandi yego sha nuko sha
muzehe wa mabere nani tusha na wa ya nuka nkubita sha ya nuka nkubita nanda kwera myasha bajose kuretse wa mase Mombati wikisi yakusha ujya kunyita nawe sha twakikoje uzi cyo twagiye kureba wangigira inkoko ndadukika kwanza bije wa mase muzehe nibyo washe nibyo wa mase ere nuko mba nkubwira ukagira ngo ndakubwira gira neza udapfa wacyana kwisigo we gira debra cyari kigiye none kiragarutse yego sha ariko se ubu nabyaye umusirikare nabyaye intwari koko ariko nanjye ngiye kumwiganya sha ngiye kumwiganya paka nanjye Imana haka ndasha nkurura ndasha ye aya shagumbaye ko yego sha ye ayurangita urakita akusha wagize sha wagize kuko ntajye nkorera kabera urakita wakaribu Ko ari umuntu nasanze hano ku gipangu akanga kunyungurira ubona ukuntu byagenze se nyine nahageze hano urumva maze kuhashika haje umuntu w'umusore araganira amubwira ati se umukobwa bita Nina ari he urumva ese we ati umukobwa yitwa Nina uhari kandi ngewe wambwiye ko ahari urumva ntabwo namenye ko byagenze ntabwo wabimenye urumva rero yambabaje uyambujije umuntu yaje kureba sheri nyine ihangane nakundi ntabwo namenye ko byagenze Okay, reka mbyihangane nyine tubwo byabaye kabisa. muzehe wa mabere kusize ikibanda cyaho fashe ntomboye sha turahageze sha ese ziri hariya n'iki oya ije turacariya ni ni wibiziritse yego sha ngiyi sha fasha sha ngaka sha oya ariko ko muzehe wa mabere uko kubu turayifata nuko sha yego muzehe kuko ubwo wowe uyu ngoko uri kwirukanka naho hariho wifashe uzi ko ari ngo yusebeshe wamasebwe aratwishe sha
umve ko bavuga Bize bite muze? mukomere cyane Amahoro ari nukuri da mwari muraho ubundi nukuri nta kibazo mwari muraho iyo turaho by'agateganyo by'agateganyo se habaye ikijana iyi si ubona hari gakondo irimo sha reka natwe nuko nanjye ahandi gucekera sha muze bite muze reka aramenya hano uzayishiremo hano hano bufashe icyo gikapu se gitware wamase wayishizemo oye inye se wakihonewe mbi kuko nta kintu mfite hano uzasayiruzira kandi sha uzankoraho wanjegera we ntabwo yayibonye ariko tugende turamuka Bone iki ntabonye sha sawa bari abantu ni igiki batwahera wasubiraho nkareba kasubireyo ibi ntabyo papa banza yabimenye dore nguyu muraho yemwe turaho iki inkoko yawe sha narakubwiye sha narababwiye ngo mujye mureka kwiba ubu ni kugaruka mereza ibyanjye sha mereza ibyanjye bakwica wenyine narakubwiye ntacyo ntakoze ngibi rwose ngibi anze nkwereke akira sha kubita mu kwaha ukubita mu kwaha sha kubita mu kwaha sha ngo ubupfure kure rwose garuka gisaza none si ni ibiki sha ni ibiki muri kunkora sha ibiki se nyine wewe urabona umuhungu wawe nta kibazo burya muri seriye sha ni ukuri kw'Imana uranyishe rwose wakipfuwe uranyishe rwose iyi ni imirabyo Inababwiye kwanye naguze kwa gatatu mwabiruramo muzapfugo ngo oya sha habe yewe oya sha nuko nanjye nagiraga ngo nibonere nanjye banyise hano rwose mpetse imvune sha ndahekwa n'imisi nawe uragaheka n'iyindi wamaseho genda wamaberewe niba ndi amabere uri amacebecebe niyo mpamvu ngiye kugutonora ntonora iki wamwe oya sha oya sha oya oya sha napfuye rwose ubu ni umutoka imana ntibyari umutoka uranyishe turacereka oya sha nahaguruka sha urankanda se wamase we uri umwana wanjye jyewe niwe mwana wanjye niwe twabaye ubuzima bwe enda sha jyewe ndasha jyewe wamase we uri mwande wanjye jyewe se ntacyo wamariye mbi imbere yego muzehe ndaje nsugire ikibazo ndaje rwose nijye muhungu wanjye ubundi nijye ujyanye n'awabyaye ese nkawe koko wumva nyine buriya we nari ikintu dupfana we nta kintu upfa reka njye niganirira n'umusaza nzajya mukubita ubundi twiyunge urabona ko atabamagaye
ese wantumbi wewe wavanga umwana wanjye akicara aho washabigwe genda wangegera shakangira bakwaki akiri kumumeza ewa yagira neza sha oya wakigogiwe nawe oya w'inkanda mu maringa sha ave wangegera kase mukandire arabona mbana kwenda kubona jewe oya ariko sha inkubita wakigogiwe n'ubundi wazashakira oya amaho wakigogiwe buretse mwumvira ahantu ntandira ari ariko sha uzi ko hari hajya ndibutse cya gihungu cyanteruye kiri hehe cya gihungu cyanteruye nakibonye cyambaye amataratara nanze kuko ngari buruze kugiye ubwenge kirahari nakibonye kiri n'icyumukara n'icyumukara kibi cyane ikibazo kigenzwa n'iki kigenzwa n'iki wamama kimbarize ni wowe sha ni we bavuze wangiye mu rugo wangegeramwe mwana wo wagize icyo ukora ukabura n'inyana y'ingahangaha ko ndi gupfa oya muze nkurikije nuze ngubitiwe hariya ntabwo namushobora n'umusore kuko ubu ukuri iki oya ntabwo mukubita kirafata ikibando ujye n'umuhuragure oya wowe mubaze wakwibutse kuko waze kumbangamira sha waretse kumbangamira ntabwo yagushobora ese cyangwa genda umuhenyi na sha oya genda oya genda umuhombanye sha umuhombanye kamwegereze yameza kise aroroshe uramukubise nawe ugenda ukubiteho nanjye ngiye gukubita aroroshye sha kajya ngo ni wowe wigize ngo ihabara mu rugo rwanjye sha uri mu rugo rwanjye ukora iki mbere iki muri gukora mu rugo rwanjye sha uri gukora iki mu rugo rwanjye